murakoze. Ngira ngo ubutumwa naho abanyarwanda ku ndwara y'igicuri nuko indwara y'igicuri ntabwo ari indwara iba mu mahanga gusa no mu muryango nyarwanda ni indwara ihari. Ikintu cya mbere rero nuko abantu bakwiye kugerageza gushaka amakuru yo kubisobanukirwa, hanyuma bajya babona umuntu ugaragaza ibimenyetso bisa nkabyo bakihutira kumujyana kwa muganga. Kugera ubu ngubu tuzi ko iyo umuntu afashwe agahita agezwa kwa muganga agatangira imiti hakiri kare bimwongerera amahirwe kugira ngo igicuri kitamuzahaza ndetse n'amahirwe yo kuba yagikira burundu. Ubwo nibwo butumwa bwa mbere. Ikindi kintu cya kabiri ni ukudaha akato abantu bafite uburwayi bw'igicuri. Umuryango nyarwanda, umuco nyarwanda, abantu bakunze mu muco wacu indangagaciro y'abanyarwanda ni ugufasha abantu bafite ikibazo. Ntabwo ari ukubanena, ntabwo ari kubatesha agaciro. Nk'uko rero mu muryango wacu w'abanyarwanda tutagiheza wenda abantu bafite ikibazo cy'ubwandu bw'agakoko ka sida n'abarwayi b'igicuri, turasabwa kubegera tukabafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi, tukabareka tukabana nabo, hanyuma tukabafasha kugera kwa muganga no gufata imiti uko bikwiye. Ariko hari icyo nibagiweho gatoya, igicuri gishobora kuvurwa kigakira? Igicuri ni indwara ishobora kuvurwa igakira, ariko biterwa n'ibintu byinshi. Ubu tuzi ko nk'abana batoya aribo bantu bafite amahirwe ya mbere yo gukira k'ubwonko bwabo baba bugikura. Iyo umwana afashwe n'igicuri bakamutangiza imiti hakiri kare ageraho rwose ntabwo ari bose ariko harimo abakira burundu. Ubwo nanone biterwa n'ikiba cyabateye igicuri. Ni ukuvuga ngo ku bana rwose ni ingenzi cyane cyane ko bahita bagezwa kwa muganga. Ku bantu bakuru nabo harimo abavurwa bagakira burundu. Harimo ikintu cya mbere ni ugutangira imiti hakiri kare ukayifata neza ugakurikiza n'inama za muganga. Harimo n'abandi wenda kidakira burundu bagazafata imiti ubuzima bwabo bwose ariko imibereho yabo igahinduka. Tuvuge niba umuntu cyamufataga kikamutura hasi 3 ku munsi iminsi 6 mu cyumweru, akazasigara wenda yitura hasi nka rimwe mu mezi 3. Kubera ko atitura hasi rero bigatuma akomeza imirimo ye, akiga, agakora imirimo ye y'ubuhinzi niba ari imubeshejeho, ugasanga imibereho ye rwose irakomeje nk'iy'abandi bantu badafite ubwo burwayi. Nagira dusoreze kuri aka kantu, mutubwire ni izihe mpinduka kuko dutangira mwatubwiye ko buriya hari igicuri gishobora kuba kiri mu buryo bubiri, kiriya tubona kiba cyagutuye hasi cyangwa se ari crise yabayeho, ariko n'igishobora kuza amasegonda makeya kikaba kiragiye ari akabereye mu imbere mu mubiri gusa. Ese noneho ni izihe shanjoma cyangwa se ni izihe mpinduka ziba zibaye kugira ngo tubone umuntu yikubise hasi? Ni ukuvuga ngo rero igicuri iyo gifashe umuntu mu bwonko bw'umuntu gihera ahantu hamwe mu bwonko, icyo twita mu gifaransa foyer epileptique. Noneho ayo mashanyarazi ariko akora ku buryo budasanzwe agahita kwira ubwonko bwose. Burya umuntu atakaza ubwenge akitura hasi agatigita kwa kundi ntaba akigenzura umubiri we nk'uko dusanzwe tubizi. Iyo rero ari igicuri icyo twita type petit mal cyangwa partiel, epilepsie partielle, icyo gihe ho ifataga agace gato k'ubwonko. Ni ukuvuga ngo iyo mikorere idasanzwe, ayo mashanyarazi agenda ku buryo budasanzwe ni mu gace gato k'ubwonko. Icyo gihe hari igihe nk'umuntu ubona kanuye nko mu kirere nk'amasegonda 5 ariko gahita yongera akagaruka. Muri kuvugana wenda agaceceka amasegonda 5 ariko ukabona arongera agarutse, cyangwa se ukuboko kugatitira amasegonda makeya ukabona umuntu arongera agarutse. Ni ukuvuga ngo itandukaniro rihari ni ukuvuga naho icyo gihe biba byakwiriye mu bwonko, ni ubwonko bwose cyangwa agace gato k'ubwonko. Tubona kenshi iyo umuntu akirwaye hari ubwo ikimutuye hasi nk'uko hari ubwo bihita byikiza. Si icyo gihe bwo noneho ya mashanyarazi aba yongeye akisubizayo. Ese ubundi icyo gihe umuntu amubonye ari aho hafi wenda atari umuganga nibe ibintu by'ibanze yahita amukorera? Murakoze cyane, ni ikintu cy'ingenzi. Burya abantu bagize crise epileptique cyangwa gusubirwa mu kinyarwanda ntabwo ari ibintu bimara igihe kinini, ibintu bimara nk'umunota umwe. Hanyuma umuntu iyo arangije akenshi abantu bahita basinzira akazakanguka hashize umwanya. Ngira ngo rero icyo umuntu yakora niba
uri ahantu umuntu akitura hasi, icya mbere ni ukugerageza kumukura ahantu ari bukomereka. Hari igihe umuntu ashaka kwitura hasi akitura ahantu hari amabuye, icyo gihe uko umubiri ugenda atigita, uko umutwe ukubita hasi akaba yakomereka wenda nko mu mutwe cyangwa no ku mubiri. Hari igihe abantu basubirwa bari imbere y'umuriro batetse, icyo gihe umuntu akitura mu muriro, inkono atetse cyangwa umuriro bikamwotsa. Niyo mpamvu rero twavuga ko ibintu iriya mitekerereza abantu bagira itari yo ku ndwara y'igicuri ari mbi, icyo gihe abantu barirukaho kugira ngo batabare umuntu, kubera ko igicuri rero kitandura. Ubundi iyo umuntu yituye hasi aba ari hafi, ikintu cya mbere bakagombye gukora ni ukumuramira no kumufasha. Ikintu cya mbere ni ugukuraho ibintu byamukomeretse, ni amabuye, ni ibyuma, ni ibiti, ukareba ukuntu wakuraho ibintu byose bishobora kumukomeretsa. Hanyuma ikindi, wenda niba umuntu yambaye ibintu bimufashe ukaba wabihambura. Aha natanga urugero wenda rwa karavate, urugero rw'imikandara, icyo gihe ukabihambura kugira ngo bitakomeza kumukanyaga kandi n'umubiri w'ubutigita. Ikindi ni ukumuryamisha ku rubavu. Kumuryamisha ku rubavu impamvu ari ngombwa ni ukugira ngo amacandwe agenda asohoka mu kanwa, aho kugira ngo ataza kumuniga akaba yanamwica. Ubundi rero hari ibintu abantu bakunze gukora mu gihe umuntu yituye hasi kuriya, bakagerageza kumuha amazi cyangwa se bakagerageza kumuha ibiryo cyangwa ikintu cyo kunywa. Ntabwo ari byo. Ubundi icyo gihe uramuryamisha neza ku buryo adakomereka, hanyuma ukamwihorera. Harimo n'abantu bagerageza kumutsikamira nabyo ntabwo ari byiza, kuko uba umuvuna. N'ubundi iyo akangutse aba ingingo ze zisa nk'izatonekaye, ubwo rero uko umukanda iyo akangutse nibwo amererwa nabi cyane. Rero icy'ingenzi ni ukumurinda nyine ko gukomereka, hanyuma mukamureka agasinzira. Akenshi iyo umuntu akangutse aba atazi n'uko byamugendekeye, atabyibuka, ukaba wamusobanurira ko ari igicuri yagize, ko mwari ahantu runaka, hanyuma ukaba rero wamufasha no niba wenda akeneye gutaha, niba hari umuntu wo mu muryango we wamuhamagarira, icyo gihe ukaba wamufasha. Murakoze cyane. Mfite ikibazo gikomeye.